mwisi turimo uyu munsi mu mwaka w'2025 aho hari amadini asaga ibihumbi binatandukanye ku isi, ntabwo habara mw'iryo nawo barizwamo. Ushaka kuba udasengera muri rimwe ariko usengera muri indi. Gusa ibi ngibi nshobora kuvuga idini, wowe ufite icyo wasomye se cyangwa utarasomye, gushusha no kubarumvishe ijambo nk'iri ngiri mu by'imyemerere ndetse n'imyizerere ndetse n'imitekerereze y'abantu mu by'ubukamana. Ntabwo habara kugarukaho umugabo bita Martin Luther. Uyu ni umugabo uzwiho byinshi cyane mu mateka y'imyemerere ndetse n'imyizere mu by'ubukamana ku isi. Uyu mugabo ni bwoko ki? Uyu mugabo bikeshwa ko yuko amadini yose ya Protestant afite inkomoko k'uyu mugabo, ari we wanayashi, ari nawe watumye aya madini abaho. Uyu ni muntu ki? Kuki atari w'abantu bizera se ngo abe ari we basenga kuko ari wazanye idini? Cyangwa se kuki abantu uyu muntu benshi badakunze kumugarukaho ngo bakunde kumuvuga mu nsengero, ahubwo ugasanga bavuga Yesu cyangwa se ngo bavuge Imana, kandi tuzi ko abari bo bagenga b'isi yose kandi royewe ibi ngibi twizera. Ibi byose urabyumva mw'iki cyegeranyo cyanjye bita MENYABYIMBITSE. Nge ndi Honore, ikiganiro cyo ndakikubwiye nkushimira kubugikurikira. Uyu ni umuyoboro wawe, igicano ntukagenda ko subscribe kugira ngo ubwenge bwinshi, ubumenyi bwinshi ukeneye mw'iyi si ubashe kubuvoma. Kandi ushobora no gusangiza abandi, ukaba wakunda iyi video, cyangwa se ukaba wanatwandikira muri comment ukadushimira ku bwabyo, cyangwa se ukanatugaya ukaba watubwira n'icyo twakosora. Katuze tuvuge ko uyu mugabo wahemuje isi kw'iki gihe benshi bakaba bamuzi, gusa n'abandi batamuzi kubw'impamvu zitandukanye. Mu kinyejana cya 15 aho itorero rya Katolike niryo ryari riri ku isonga mw'icyo gihe mu butegetsi bwerekeranye n'iby'umwuka, gusa abantu bose bemeraga ko agakiza, imbabazi ndetse n'ubugingo byose biboneka hanini binyuze ku bapadiri, aribo bantu bakuru babaga bayoboye itorero rya Katolike. Gusa haje kuvuka igitekerezo cyitwa indulgences. Ibi ni ibyo kw'iki gihe dushobora kwita nk'inyemezabwishyu cyangwa se tukabyita gitasi. Ibi ngibi ngo ni inyemezabwishyu zatangwaga ku muntu washakaga ko ibyaha byiwe bisabirwa imbabazi se cyangwa bikamukurwaho. Aha niho hatangiye ubucuruzi bwa roho, aho abantu batangaga amafaranga cyangwa se inkunga batekereza yuko ngo ibyaha byabo birabashiraho bikarangira babonye agakiza. Hagatanga no haje guturuka umuntu bita Martin Luther. Uyu ni umugabo avukiye mu mujyi wa Esslingen, Saxony, ahani mu gihugu cy'Ubudage kw'iki gihe, ku itariki ya 10 Ugushyingo mwaka w'1483. Uyu ni umwana wavutse ku mugabo bitaga Hans Luther. Uyu yari umugabo w'imbaraga, w'umucuruzi kandi wakundaga umuryango we ndetse n'imyemerere. Nyina w'uyu mwana we yitwaga Margaret Luther. Uyu yari umukobwa w'umwizerwa witaga ku burere ndetse akanita ku bana biwe. Gusa Luther nanone yari afite abandi bavandimwe biwe batandukanye, gusa we yari uwa kabiri mu bavandimwe biwe batatu bose bavukanaga. Martin nyuma yaje gukura, akura mu muryango w'abubaha Imana kandi wita ku burezi. Ibi ngibi akaba ibyo byaje gutuma akunda kwiga cyane ndetse no gushaka ukuri, ndetse akamenya ukuri kw'agakiza abinyujije cyane cyane mu gusoma Bibiliya. Mu mwaka w'1505 aho uyu Luther yari amaze kuba umusore rwose ushima Imana ku myaka ya 22, Luther yaje gufata icyemezo cyo kwinjira mu muryango w'ababikira. Nubwo yari umusore ariko yinjiye mu muryango w'ababikira bitaga Augustinian Monk. Uyu ni umuryango wari Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage nk'uko nabivuze. Gusa intego ziwe kwari ugushaka agakiza ndetse akamenya n'ukuri. Gusa ngo ibi ngibi byose n'ubundi yumvaga agomba kuzabikora yitanga mu gukora amasengesho, kwiga Bibiliya ndetse no gufasha abakene.
Gusa uko iminsi ndetse n'imyaka uko byagiye bigenda byicuma ndetse bishira, niko yagiye akomeza kugenda abona ibibazo bitandukanye mu itorero birimo ubucuruzi nk'uko twabuvuze bita indulgences, aho ibingibi byakorwaga n'ubutegetsi bw'abagize idini cyane cyane ngo abapadiri. Ibingibi ari byo byakorwaga batanga inyemezabwishyu kugira ngo babare ibyaha byabo ndetse abashe no kubona agakiza. Nyuma y'imyaka 2 gusa Martin Luther amaze kwinjira muri wa muryango w'ababikira nk'uko twabivuze, nibwo yatangiye kugenda ashidikanya cyane. Asa mu mwaka w'1507 ndetse gushyitsa mu mwaka w'1516 Martin Luther yatangiye kugenda mu masomo yiwe ndetse no masengesho yiwe yagenda agasenga, atangira kugenda yibaza ibibazo byinshi bitandukanye, aho yibazaga ngo ese ko kw'ibyaha byambabarirwa kubera amasengesho cyangwa ni kubera amafaranga? Ese agakiza kava mu kwizera cyangwa kava mu bikorwa no mu mafaranga? Gusa ibingibi nyuma y'icyo gihe cyose uyu mubabaro ndetse no kwibaza byaje kumushyiramo imbaraga mu mutima wiwe, ibituma yumva agize ubushake cyane cyane koko bwo kumenya ukuri kw'ibi bintu. Asaga mu 1517 abapadiri cyane cyane bo bitaga Wittenberg batangiye gucuruza indulgence nk'uko twabivuze ku buryo bweruye, noneho kumugaragaraho buri umwe wese yarasigaye ibonesha amaso yiwe, bavuga ko amafaranga ahita asubiza roho mu ijuru. Naho Luther we yaje guhita ahindura icyemezo, gusa Martin Luther we ntacyo yigeze yitaho muri ibi ngibi, kuko we icyo yarazi ni kimwe nuko yavugaga ati nge nizera agakiza ndetse nkaba nizeye yuko imbabazi ziva mu kwizera. Mu 1915 ku itariki 31 z'Ukwakira ku munsi bise Halloween, uyu Luther yaragiye aricara yandika inyandiko 95 arizo bise 55 theses, agaragaza yuko amakosa y'itorero by'umwihariko ubucuruzi bwa indulgences. Ashyiraho izo nyandiko ku muryango w'urusengero rwa Wittenberg Castle. Ibi ngibi byavugaga yuko agakiza kava ku kwizera si mu mafaranga, kandi mu izo nyandiko agaragazamo yuko ngo Bibiliya nizana ukuri, si nyandiko z'ubucuruzi. Kandi mu izo nyandiko n'ubundi yagaragajemo ngo Kiliziya idakwiye gukoresha roho z'abantu nk'ubucuruzi. Ibi ngibi nibyo byaje kuba intangiriro y'icyo bita Reformation, aribyo byaje gutuma impinduka y'amadini ku isi yose. Ibi bigatuma benshi batangira kwagura intekerezo, bumva yuko kuko baba bari mu buyobe, ko bari mu idini rya Catholic cyangwa se ko barakurikiye imyizerere ibemeza yuko bagomba kwishyura amafaranga kugira ngo bahabwe imbabazi cyangwa se bazabona agakiza kabajyana mu ijuru. Gusa nubwo abagarema akora ibyo ngibyo, abayobozi bakuru mw'iryo torero rya Katolike bahagaraye Kiliziya babaga bamubona. Ibi ngibi nibyo byaje gutuma itorero rya Katolike rimuhamagaza, rimushinza kwigomeka kuri Papa. Mu 1920 Papa yahise amwirukana, aribyo bise excommunication. Rutaranga aratsemba burundu, aravuga ati amagambo yanjye navuze avuga yuko amafaranga ya indulgence yo kwishyura kugira ngo usabirwe imbabazi atabyemera, wicyo ngo yizera ari ijambo ry'Imana ariyo ngirakamaro kurusha ibyo byose. Mu 1521 Luther yaje guhamagazwa n'ubundi mu nama ya Worms, bamubwira guhagarika ibyo yanditse. Avuga amagambo akomeye benshi bashobora kuba bazi. Aravuga ati ndi hano mpagaze, nta kindi nabasha gukora keretse gukurikiza Bibiliya n'ukwizera, ntabwo nshobora guhakana. Ibyo byose hasaga mu 1522 kugeza mu 1530 nibwo haje noneho gubaho ihinduka riteye ubwoba. Nyuma yo kwirukanwa, Martin Luther yahise ahindura Bibiliya ayikura mu rurimi yari yanditsemo rwa kera rw'Igiheburayo
aragenda ayishyira mu rurimi rw'ikidage cy'iwabo, aho buri umwe wese yabasaga kuyisoma. Gusa yahise ashyiraho n'amahame yandi mashyashya. Ibi ngibi ari byo yaje kwita ngo ni amahame ya Protestantism. Ibi bishatse kuvuga yuko ari ukwigumura, nyine Protestant ubundi bisobanuye kwigumura. Ibi ngibi rero byose yakoze, abamukurikiye bose bagahagarika kwizera mw'iyo myizere ya Kiliziya, bose bahise bamukurikiza, birangira aribo bashinze iryo dini rya Protestantism. Muri ya mahame y'ingenzi twavuze, irya mbere yavugaga yuko agakiza kava ku kwizera, akongera akavuga ati Bibiliya ni inkomoko y'ukuri, gusa akongera akavuga ati ubwisanzure mu gusenga. Ibi byo yarabivuze bitewe nuko ngo aho yabonaga yasengeraga nta bwisanzure yabaga afite, kuko iyo yagiraga akavuyo bitamumereraga neza. Gusa irindi hame nuko yavuze ati ngomba kurwanya ubucuruzi bw'iri dini, ntago imbabazi cyangwa gusenga bisaba kwishyura. Nyuma y'igihe kinini cyaragiye kirashira, ku myaka ya 62 yarigumiye ku idini rya Katolike kuri Kiliziya. Uyu mugabo ku itariki 18 Gashyantare mu mwaka w'1546, aho twise Esleben, aha kandi ari naho yavukiye, niho yaje gusiga ashinze idini rya Protestantism, idini ryahinduye amateka ku isi yose. Uyu mugabo byaje kurangira yitabye Imana, arapfa ku myaka ya 62. Gusa asiga isa yisigiye amateka adasanzwe, ayisigira byinshi no kw'iki gihe bigikurikizwa, harimo nko kuvuka kw'amatorero ya Protestantism, harimo ADPR, Adventiste, Methodiste, Anglican, Evangeliste ndetse n'andi yose atandukanye kw'iki gihe ariho ku isi. Gusa ikindi yaje gukora nuko yaje gusiga Bibiliya, atuma ishyizwe mu ndimi zose zitandukanye. Kw'iki gihe nta gihugu na kimwe kidafite Bibiliya mu rurimi rwayo. Ibi byose n'umugabo byaturutseho. Gusa ikindi yaje gutuma kibaho ni ubwisanzure mu myemerere, byaje gutuma ubwisanzure bubaho, aho buri umwe wese byaje kurangira kw'iki gihe asengera aho yumva hamunyuze. Gusa none politiki n'uburezi byaje guhinduka ku isi yose biturutse ku bitekerezo by'umugabo. Nge ndi Honore, ikiganiro cyo n'umunyabyimbitse ngushimira kuba wagikurikiye kugera kirangiye. Ibindi birenze n'ibi ngibi by'ubumenyi kurenza ubu ngubu, iyi niyo soko yo kubivomaho. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, ndabakunda cyane.